reka twese dufatanye gushima Imana. Tugiye kubumbura ibyanditswe byera mu gitabo cyo mu Kuva, kandi icyo gice tugiye kwiga cya 8 ni urugamba hagati ya Farawo na Mose. Urwo rugamba ururebere wawe mu mutima, ururebere mu muryango wawe, ndetse nubona kanya unarurebere mu itorero iryo ari ryo ryose waturutsemo. Igice cya 8, ku gice cya 8 duhere ku murongo wa 22 cyo mu gitabo cyo Kuva. Urugamba. Mose aramusubiza ati, si byiza ko dukora dutyo, kuko twaba dutambiriye Uwiteka Imana yacu ibyo abanyegiputa bazira kwica. Twatambira mu maso y'abanyegiputa ibyo bazira kwica, niba twicisha amabuye. 23. Reka tujye mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi 3, dutambirireyo Uwiteka Imana yacu uko izadutegeka. Farawo aramubwira ati, ndabareka mugende mutambirire Uwiteka Imana yanyu mu butayu, icyakora nimuzajye kure munsabire. Nabwira ari isengesho, nimuze kurireba nk'isengesho ryari rivuye ku mutima wa Farawo. Hari impamvu y'ibyago birimo byisukiranya mu Misiri byamubujije umutekano, kandi byari bigikomeje igihe nawe yari gukomeza kwinangira. Arabanza abwira Mose n'abari kumwe ati, mujye gutamba. Ntabwo yigeze Farawo arwanya igitambo, ariko yabasabaga kujya gutamba ibidahuje n'igitabo cy'Abalewi, igice cya 11, ahari amatungo azira n'atazira. Cyokora muyatambe, igikuru nuko avusha amaraso. Mwitinda cyane kwijambo, ahubwo igikuru arava amaraso. Mose aramusubiza ati, oya, dufate ibitambo n'abanyegiputa ubwabo bazira kwica. Aramuhakanira. Farawo arebye Mose abona yamaramaje, arongera aramubwira ati, noneho ngaho nimugende mutambe, yewe munatambe amatungo mazima, ariko mutajya kure, mujya hano mbareba. Mose nanone arareba, kuki wemeye ko dutamba ariko ugashaka kuba ari wowe utubera umuyobozi w'uburyo tubikoramo? Mwumve neza, Farawo ntabwo agumye kwizima bibabuza kugenda, ariko nanone hari indi ngingo ashyizemo yo gutambira hafi ya Egiputa. Ubwo nasomaga aya magambo ngira ngo ndebe icyo abandi banditsi bayavuzeho, nasanze uru rugamba rutararangiranye na Farawo na Mose n'Abisiraheli, ahubwo ni ijambo ryagutse cyane rivuga ngo, nubwo mwamaze kumaramaza kwemera igitambo cya Yesu, mukaba muhagaze ku maguru yombi yuko Yesu ari we byiringiro byanyu, ariko nimuzanajye kure ya Farawo, nimuzajye kure ya Misiri, rimwe muzemere Yesu nk'umukiza wanyu, ariko muzanazirikane imyaka mwamaze mu Egiputa, naho nimuzahajye kure. Uru rugamba rwagiye rukura cyane, rugera n'iwawe,
no mu muryango wawe. Iyo urebye ubona Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, cyangwa uramwemera nk'igitambo kizima gusa, ariko n'ubuzima bwo mu cyaha n'ubujye kuri. Genda utambe, ariko utajya kure ya Misiri, nujye aho ndari bukurore. Mose ntabwo yabyemeye. Igice cya 10, igice cya 9 umurongo wa 8 cyo muri icyo gitabo cyo Kuva, bagarura Mose na Aroni imbere ya Farawo, arababwira ati nimugende mukorere Uwiteka Imana yanyu, ariko ikibazo hazagenda abantu ki? Mose aramusubiza ati tuzajyana n'abakiri bato n'abashaje, abahungu bacu n'abakobwa bacu, tuzajyana n'imikumbi yacu n'amashyo yacu, kuko dukwiriye kuziririza Uwiteka umunsi mukuru, nta n'umwe usigaye. Iwawe, mu muryango wawe, iwawe aho usengera mu itorero, ntabwo uru rugamba rwahageze. Iyo urebye ubona witeguye kujyana n'umuryango wawe. Hari intambara iri mu gukinwa hagati y'imbaraga zari zihagaze iruhande rwa Farawo n'indi mbaraga itarebeshwa amaso y'Abanyegiputa ihagaze iruhande rwa Mose. Abanyegiputa ntabwo barimo bagaragara aha, Abisirayeli muri rusange ntabwo barimo bagaragara, ariko hari umukino uri mu kubakinirwaho. Farawo ati ubwo mwamara amaje kujya gutamba mukanatambira kure, mukanatamba amatungo azira inenge, ariko ikibazo ngiye kubabaza, nimugenda ko muri benshi hazagenda abantu ki? Mose niyamuhisha, aramubwira ati abasaza bacu ntituzabasiga, abahungu bacu n'abakobwa bacu ntituzabasiga, kuko umunsi mukuru w'Abisirayeli urareba Umwisirayeli wese. Umurongo wa 10 arababwira ati uko nabifuriza ko Uwiteka abana namwe, niko nabareka mukagenda mujyanye abana banyu bato, ariko mwirinde kuko ibyo mugambiriye ari bibi. Kujyana umuryango wose mu ijuru ntabwo ari byiza kuri Farawo. Ibyo mugambiriye ntabwo ari byiza, kumva ngo mwese mugende. Umurongo wa 11 siko bizaba, ahubwo abagabo bakuru mugende mukore Uwiteka kuko ari cyo mushaka. Birukanwa mu maso ya Farawo. Farawo yarebye arabona urugamba rurimo rumugora, hari aho agenda ava kwizima, ariko ageze haramaramaza ati nihagende abagabo gusa. Noneho umuryango usigaye w'abana, abagore ngo basigare, amatungo asigare. Iyo ndagira ngo aha uhumvira iwawe mu rugo, iyo urebye abana bawe, kubona umwana biravuna, kumurera agakura biravuna, ababishoboye kubarihira ishuri biravuna, ariko iyo urebye n'umurage w'ubugingo buhoraho, byaba bikuvuna kugira ngo bazabone ubugingo. Ko hari ibindi byatuvunnye nk'ababyeyi, ariko n'iby'agakiza ubona bikuvuna, ubona bigushishikaza. Ngira ngo uhatekereze cyane. Mose ati tuzajyana n'abana bacu n'abasaza ntituzabasiga. Farawo ati hoya. Igice cya 10 umurongo wa 24 cyo muri icyo gitabo cyo Kuva.
Farawo ahamagaza Mose aramubwira ati nimugende mukorere Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu aba ari byo bisigara, abana banyu bato mubajyane. Ararekuye. Rega birasaba kwihangana, ariko ntabwo byari byoroheye Mose kumuhitishamo abagenda n'abasigara. Wowe mu muryango wawe bibaye ngombwa itangazo rikakuza imbere ngo hazagira abasigara, wahitamo nde? Ariko ikibazo nimba nawe ufite ibyiringiro byo kugenda, ubona hazagenda abandi. Ahazaza hawe harategurwa ubu, ntabwo hazategurwa Yesu aje. Abana barava ku ishuri, ababyeyi ngo buriya bananiwe nibaryame, gusenga bigahagarara, ukabihorera ukagira ngo ntacyo bitwaye. Hari urimo basaba ngo nihagenda bakuze abana basigare, ababyeyi bakabyihorera bakumva ntacyo bitwaye. Abana barava ku ishuri, ababyeyi bati dore televiziyo, dore amafilime nimwayaherukaga. Barareba abahesha ubugingo buhoraho. Filime uzibona uziguze. Igitabo cy'umukobanuzi ugurira abana bawe ni bingahe ngo ujye kubareba urebe ko barimo bakiga? Aho urugamba Mose yarwanya agatsinda ari ugiye kukunanira. Urabona ntacyo bitwaye, ariko ndabisubiramo vuba cyane. Nimba utatangiye kureberaho umuryango wawe, nunagira amahirwe mugabo kujyayo, habubwo uzajyayo uhagarare nka Loti. Mwuka abantu uzavuga ngo Loti afite ubugingo buhoraho, ngo ariko azaba ahagaze mu ijoro ari incike yonyine, nta mugore, nta mwana, nta mukwe, nta baturanyi. Kandi nawe kugira ngo azahajye byasabye intambara. Witwahize cyane we Uwiteka yabwiye ibyago bizaza ku bwami bwe, aravuga ati ubwo bizaza nakiriho ntabwo bindeba. Nkariya ngo bizaza ku bana banjye, ati mpfa kuba nzaba nariho mba nawe. Mose ati ubwo mwamara amaje kugenda, amatungo, imitungo n'ibirenga. Umurongo wa 25 Mose aramubwira ati ukwiriye Uwiteka, Mose aramubwira ati ukwiriye no kuduha ibyo dutamba n'ibyo twosa, kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo. 26 n'amatungo yacu tuzajyana, ntihazasigara n'urwara, kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu, kandi nituzi ibyo tuzakoreshereza Uwiteka tutaragerayo. Bibiliya iravuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima w'uburi. Ntabwo biriva ngo aho umutima uri n'ubutunzi burahaba, siko havuga. Ahubwo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima uzaba. Mose yarimo, Farawo yarimo kuvuga ngo nibaramuka bagiye, ibyo baruhiye bigasigara, kuko aho ubutunzi bw'umuntu buri ariho n'umutima uzaba. Hazagenda ikadere y'inyuma, imitima izasigara ku bintu byabo. None Mose ndakure kugende, ariko icyitwa ubutunzi kigume kwa Farawo. Mose ati hoya, umurimo turi imbere uragutse cyane, uratubwira ngo tubisige tutaramenya uko umurimo uturi imbere ungana. Ibitambo tuzajya tugenda dutamba umunsi ku munsi nabo tuzi uko bingana ngo tubisige. Ni bangahe bari hano banezezwa no kubona umurimo kugenda ariko batawugizemo uruhare? Kandi barahari
bakishimira kubona umurimo urimo ugenda, bakishimira kubona ivugabutumwa rijya mbere kandi irajya mbere, ariko wowe uwugiramo uruhare. Iyo utawugiramo uruhare rero, gutsinda kwa Farawo kuba kwarabonetse iwawe. Ngaho genda ujye gusenga, ariko mu mufuka wawe hagume kwa Farawo. Mose ati hoya, nta n'urwara tuzasigaha, kuko umurimo turi imbere uragutse cyane. None muvandimwe, bwa mbere ubwawe ushobora kuba utaragira nawe icyizere cy'ubugingo buhoraho, kandi uzirinde mugabo gukunda Imana umuryango wawe utayikunda. Uzaba ugiye gushyira ibicaniro birenga kimwe iwawe. Kayini yarwanyije Imana yubaka igicaniro, Abeli ahagara mu ruhande rw'Imana nawe aracyubaka. Ingaruka zavuyemo umwe yahitanye undi. Iwawe nimba hari ibicaniro bibiri, abasenga Imana babikuye ku mutima n'abatagira icyo bitayeho, Karumeli urimo urayishyira iwawe. Naho hari ibicaniro, ariko ibicaniro bitajyaho igitambo cy'Uwiteka gusa. None urimo urubaka Karumeli mu muryango wawe, abantu nibagisengera hamwe, umwe arasenga ukwe ananiwe, abandi bakaryama mbere. Niko iyo Karumeli ushyiriye iwawe izagira ngaruka. Mbere yuko wisengera, banza utakambira umuryango wawe. Yemwe bana muri aha, nimubona ababyeyi bafite intege nke mu gusenga, nimwegere imbere y'Imana musenge, mubasengere. Kuko uzaboneka mu muryango umwe gusa atubaha Imana, azabera inkomyi bagenzi be. Farawo yari ahagaze mu ruhande rwa Satani, Mose ahagaze mu ruhande rw'Imana. Barimo baburanira Abisiraheli, barimo baburana ku mitungo. Niyo mpamvu igihe Adamu yari amaze kugwa mu cyaha, Imana yamaje itari ko Adamu urihe. Ndati numvise imirindi yawe, ninyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Tari kuri hehe? Umugore wawe ari he? Ntabwo bari mu masengesho, ntabwo bari bakiri mu mwanya wo kubana n'Imana, bari bamaze gutakara, batangiye kumvirana. Ngabo abari bugende babyare. Nyamuna nshuti, ubanza utekereze neza iby'agakiza kawe n'ak'umuryango wawe, kuko ushobora kuba waravunitse cyane kugira ngo nawe ube mu bagize umwe mu miryango iri mu gihugu ariko idafite ibyiringiro. Niyo mpamvu igihe Yosuwa yari amaze kubona abise bagenda bananirana, yarababwiye ati noneho dore Imana yo mu ijuru yabavanye mu Egiputa, dore n'Imana zo hakurya rwa ruzi, nimuhitemo. Atariko ngiye kubanza mbabwire njye aho mpagaze, njye n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. Abaza kwereka uruhande ahagazemo. Wowe uhagaze mu ruhe ruhande n'umuryango wawe? Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 13. Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 13. Kandi ati nzaba ariyo niringiye, kandi ati dore ndi hano njyewe n'abana Imana yamaye. Urabona uzavugira ijambo, urabona uzavugira ijambo. Iri jambo urabona uzarivuga, ndi hano n'ahari njyenyine mari n'umuryango w'amaye. Yosuwa ati njye n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. Nawe urabivuga nkabo, watanga ubu buhamya. Mose ati nawe tuzasiga.
n'ubutunzi bwaratuvunnye, tuzabujyana tubushyire mu murimo w'Imana. Ngubwo bwakoze umurimo. Igihe Imana yari babwiye ngo kandi bandemere ubuturo bwera nure hagati muri bo. Kuri iyo ntambara yo kubaka ubuturo bwera, Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli bavanye amazahabu ku mibiri yabo bayazana ku buturo bwera. Imitungo barayitanga kugira ngo ubuturo bwera bwubakwe, kuko bari bamaze kumenya ingaruka yo kubwubaka kw'Imana izaza igatura hagati muri bo. Abamaze kumva uwo musaruro kubaka ubuturo bwera bawakiranye umunezero. Bibiliya iravuga ngo ibyo bazanye byabaye byinshi, Mose arababwira ngo nimurekeraho. Ariko igihe Mose yari yazamutse umusozi yagiye kwakira amagambo y'Imana ngo ayazanire Abisirayeli, Abisirayeli buzuwe n'indi mbaraga babwiye Aroni, baramubwira bati wa muntu Mose ntituzi icyo yabaye, none turashaka kudushakira Imana yo gusenga, byanaba ngombwa ikadusubiza mu Egiputa. Aroni ati ayo mazahabu muyazane. Mwanditsi umwe aravuga ngo yayabatse azi ko bayakunze cyane batari buyarekure. Nibatayazana ntawe uri bundenganye. Yagiye kurangiza ayo magambo yose bayavanyeho bayamuhaye, ayaremamo ikigirwamana. Ngo igihe ubuturo bwari bugiye kubakwa, Abisirayeli basobanurira umugambi wabwo, ngo babandi imitungo yabo yarabaririje, kuko basanze baramaze kuyishyira mu ruhande rw'ikigirwamana. Ubuturo bwera burubakwa, burinda burangira hari itsinda ry'Abisirayeli ritagizemo uruhare, atari ukubera ubukene, ahubwo imitungo yabo Satani yari yayishyize mu murimo we. Ubutunzi bwawe urimo urabwerekeza he bigishoboka? Kandi ifaranga ryose rikoreshwa n'icyo rikora rirandikwa. Nimba rihesha izina ry'Imana icyubahiro cyangwa nimba riteza umurimo wa Satani imbere, rirandikwa. Benshi vuba cyane bazabona ubugingo, ariko basange nta kintu basigaranye cyo gukora mu murimo w'Imana. Ni amateka yisubiramo. Benshi bagiye kuzarwana n'ubugingo bwabo, ariko nibajya kubushakira imiryango, basanga imiryango igeze ahandi hantu kure, isa nkaho irenga urukiriro. Bigishoboka, ndakwifuriza gusenga cyane kugira ngo Imana igire ikikora ubugingo bwawe nk'umuntu umwe, nurangiza ugirire ifuhe umuryango wawe aho bishoboka. Kuko uwashatse ko Abisirayeli batagenda bose naho yagiye, uwashatse ko bagenda ntibajye kure naho yagiye. Reka mbabwire ijambo ryambabaje. Abisodomu basigaye babaza ngo mbese Loti n'umuryango we barihe? Ngo bagasubiza ngo baragiye, barasotse, baragiye. Ngo abo ku musozi witwa Isowari, aho Loti yagiye kugandika n'umuryango we, bakamaza batese nta mugore ufite, nta abana ufite. Aho yagiye ntibigeze babona umuryango wa Loti, aho yavuye bati yajyanye n'umuryango. Niko ngiki cyo Farawo yashakaga, ngo mugende ariko mutagera kure, mwihane ariko mutahinduka. Ibyo kwihana rwose mubikore, ariko hatabaho guhinduka, mutajya kure ya Misiri. Kandi biravuga ngo namwe mwe mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. Matayo 5:48. Mwe mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. None ubukristo bwawe iyo ubuhuje n'ubwo abandi badasenga, ubona ubarusha iki? Ni uguterana, nabo baraterana, bagira aho bateranira nabo, ubona ubarusha iki? Ni ibitabo byinshi, ibyo ufite se warabisoma,
ubarusha iki? Ni ugusenga. Kugira ngo uzabone umuntu udasenga burya ntabwo byoroshye. Ubona umuntu ubaho udasenga biragoye. Wenda yasenga icyo atumva ariko arasenga, abantu barasenga. Ubona ubarusha iki? Mose ararurwana bisoza Abisiraheli abasohoye mu Egiputa, n'umutungo arawujyana, kuko yari yatumwe n'Imana kandi yamuhaye inshingano agomba gusohoza. Mbere yuko uyobora itorero, hari itorero riri iwawe. Ntabwo hano Bibiri tubwiye ngo ndi hano ni itorero ryanjye rinini. Banza urebe yuko itorero ryawe rito ryo mu muryango wawe nibura byose uzanarizana hano mu materaniro, nibura uzarebe. Tugiye gutangira amavuna y'ibyumweru 2. Ngaho nibura kora ivuna, urebe kuzazana umugore wawe n'abana bawe, cyangwa umugore azazana umugabo we n'abana be, cyangwa abana bazazana ababyeyi bose bati turi hano ibyumweru 2, mwazwe kujya mu ijuru. Ugiye gutsindirwa aho Mose yatsindiye. Bavandimwe inshuti, urugamba rusa n'urundi, ariko Pawulo ati ishobozwa byose na Kristo n'imbaraga. Dufuhira imiryango yacu, abana bafuhira ababyeyi, ababyeyi bafuhira abana, tubone gufuhira itorero. Itorero n'umuryango munini ugizwe n'imiryango mitoya. Ibyago biririmo ni ikimenyetso cy'ibyago biri mu matorero matoya mu miryango. Dusaba Imana cyane ngo itangire izamura intekerezo zimuke ku isi, zinahimukane n'ubutunzi. Ayawe yo kongera kujya ahandi hatari mu ruhande rw'umurimo w'Imana, kuko uzakorwa. Ahubwo ushimira Imana kuba nawe ishaka kugushyira mu bawukora. Ishatse yakwandika mu kirere nk'uko yanditse kwa Berushaza. Nta muntu yigeze yohereza ngo ajye kwandika muri Daniyeli 5. Oya, kandi ubutumwa bwaravuzwe, n'ubu yabikora. Abantu babyuka bagasanga mu kirere inyandiko zirahari, kandi mu ndimi bose bumva. Ariko kugira neza kw'Imana kuramamagara, nawe kuraguhamagara ngo natwe tugire umugabane mu gakiza kacu n'akabagenzi bacu. Aya manywa rero Mwuka w'Imana wahagarikiye Mose akarutsinda, akabajyana. Ibyo kunanirana mu nzira n'ibyamurebaga, icyo yari yakoze yari yabavanye mu Misiri. Reka Mwuka w'Imana bane natwe abari hano, kandi tugire ishyaka ry'umurimo. Twifuze ko twebwe ubugingo bwacu bukira n'ubwa bagenzi bacu n'abaturanyi, tubararika kuza mu materaniro, natwe twiteguye kuyazamo. Ikirenza amateraniro, twifuza agakiza k'umutima Imana yagatanze ku buntu, iduhe gukakira kuba kwizera mu izina rya Yesu. Reka dushime Imana. Data wa twese, Mana yacu, ubwo tugihumeka amahirwe y'ubugingo aracyahari. Reka Mwami uyasobanurire umutima wa buri wese uri hano. Kandi Mose yahagaze neza mu gihe cye. Hari imbaraga zitamwemera kugenda ngo ajye kure kandi ajyana Abisiraheli bose, ndetse zamuhatiraga gutamba ibyo Abanyegiputa bazira. Uduhe kwemera igitambo cya Yesu kizima ku munyabyaha. Uduhe kumuha imitima yacu n'ubugingo bwacu n'ibyacu, ngo byerezwe kuba mu ruhande rw'Imana. Miryango yacu, itorero, aho dutuye, duhinduke impumuro nziza izana ubugingo. Kandi amaraso ya Yesu abe ikimenyetso ku mitima yacu no ku miryango yacu, mu izina rya Yesu.